dutangiranye n'umugabo ari guhamagara umugore we ati sheri Mariya shushu uri hehe. Nyagasani ubwo umugore baba barimo barahamagara abari mu mico mibi n'undi mugabo bari mu mazi muri pisine. Ubwo ako kanya bacyumva yuko umugabo waje, Mariya ahita yiyaka umugabo baba bari kumwe akamubwira ati buretse isho umugabo wanjye araje. Nyagasani ubwo umugore ahita amupfundika mu mazi, ari nako kandi umugabo akomeza kumuhamagara ati ariko uri hehe shushu. Ubwo Mariya ahita amwiyoberanya hakigira nko ari koga muri pisine wenyine ati oh babe kubangutira no bigenze bitera. Nuko umugabo ati ahubwo si waza tukoga na sheri, uzi ukuntu nari nakubuze kumba uri kwiyogera hano muri pisine sha. Umugore ati oya shushu njye nasaga nk'usoje n'ubundi nari ngiye kuvamo kandi byahe ko agira ngo ahubwo abagabo badahurira muri aya mazi hagashya. Nuko ati ahubwo se kutambaza niba nagutekeye ibya nimugoroba shushu, ndumva twaza no gusangira turi rwose kwirebera agafilime sha, ntabwo duherukanye ibyo bihe pe. Nuko umugabo ati kandi koko shushu ngaho banguka rero uva mu mazi tugende. Umugore ati yego hani, ngaho rero wowe ugiye guhitamo filime tuza kureba nanjye ndaje. Umugabo ati sawa, ariko agiye kugenda ababonye isaha y'abagabo ya wa wundi uri mu mazi, isaha nziza cyane rwose. Ubwo biramucanga ariko ntiyabitindaho arikomereza. Ubwo muri ako kanya umugabo amaze kwinjira mu nzu, Mariya ahita ahamagara wa mugabo ati ngwino yagiye. Undi nawe asohokamo yenda gupfa rwose akuka kashize kubera yari mu mazi. Nuko atari ko se ibi ngibi bizarangira ryari koko sheri, nzahora nihisha gutya kugeza ryari koko asiki. Ubwo umugore ati ahubwo reka mite ngenda sha, adatangira kugira ibintu azajya nkeka. Umupfubuzi ati okay nta kundi. Ubwo Mariya nawe ati sawa rero ndaza gusiga nkufunguriye urugi, urasohoka neza rwose utuje ntugire impungenge. Nyagasani ubwo bahita batangira gusomana, ivumbi rigatumukira mu mazi. Ubwo umwanya babana muto, ako kanya bose imico mibi rwose yabo ikahita irangiriraho. Hashize iminsi umugore yaturutse mu cyumba yirukanka firi ya mbere rwose yifatira muri toilette, arimo kuruka cyane, kimwe mu bimenyetso rwose cy'umugore waba utwite. Nyagasani harahiye. Ntibyarangiriye aho, yahise areba ko ibisubizo bye byaba byabonetse by'uko yaba atwite koko, maze asanga tayari inda yagezemo. Mariya yahise asara neza ati ntibishoboka, ubu se ndamenya ko ino nda ari iyandi, ni y'umugabo wanjye cyangwa ni y'uriya mupfubuzi. Umugore atazuyaje yihuse cyane yahise afata umwanzuro wo kwishyira ku mugabo we ati n'ubundi byakumvikana neza iramutse ari y'umugabo wanjye, ikindi kandi ntari ahantu yahera yihakana pe. Mariya ati icyo ngiye gukora nta kindi, ngiye kumutungura, mukorere surprise idasanzwe. Nyagasani niba agiye kubigenza gute? Mwebwe mwicare gusa mbigisha ibigezweho, murabizi yuko Alpha Sam najya mbasondeka mbaho ibintu birimo inyigisho gusa kandi by'ubwenge. Umunsi umwe rero reka umugabo yivire mu kazi n'akanyamuneza kenshi rwose yisekera, asanga umugore we amutegereje rwose mu ruganiriro yambaye neza nawe rwose anamwenyuramo. Nuko umugore ati shashusho uzigena ari ngufite na surprise idasanzwe. Umugabo ati surprise idasanzwe? Mariya ubwo ahita aterura agakarito karimo iyo surprise idasanzwe akahita ahereza umugabo. Umugabo ati iki ngiki ni igiki se ubu ngubu? Mariya ati we fungura urebe tu. Nyagasani ubwo umugabo n'amatsiko menshi mu gufungura igikarito yasanze harimo igikinisho cy'umwana rwose ndetse na bibero y'abana banyweramo amata. Umugabo ahita agwa mu kantu maze ati ibi ngibi se bisobanuye iki sheri? Nuko Mariya nta n'isoni afite ye ati nyine sheri tugiye kuba dufite umwana vuba bidatinze. Nyagasani umugabo ati ngo iki ngo umwana? Ariko wambwiye yuko udashaka kubyara vuba? So mbwiye se yuko ushaka kubanza ukaryoshya ngo ukagumana ku kabiri kawe keza, ngo iyo umuntu amaze kubyara ahita hindana agasa nabi, ngo twabanza tukaba turetse kubyara ndumva ariko wambwiye. Ubwo Mariya ati yego nyine ndabizi yuko ariko nakubwiye, yego nyine byari nk'impanuka tubikora, ariko nisubiyeho nyine nta kundi reka tubyare sheri. Ahubwo felicitation, ubu ngubu nawe ugiye kuba papa. Ahubwo se ko nawe wagira ngo nagutunguwe. Nyagasani ubwo umugabo byaramucanze ariko akajijisha umugore we rwose agasekamo. Hanyuma ubwo Mariya itaza kumufera mwisomeshwa, umugabo ariko bikanakomeza kumucanga. Ubwo Mariya ati ahubwo shushu reka njye kugira ibyo ngutegurira byo kurya, ariko nyine bidasanzwe, wowe uyu munsi rwose wishyire mu mahoro kuko tugiye guserebura bikurenge, ahubwo reka nze ngende ndaje mu kanya gato.
ubwo Mariya ahita ajya kureba ibyaza kumubeshya gusa ariko umugabo akabona yuko byanga bikunda bino bintu bidasanzwe byanga bikunda birimo akantu tu. Ako kanya umugabo yahise ahaguruka afata telefone ye ahamagara umuntu ati hey bro, ese nko mu masaha 2 twabonana ko ngushaka cyane. Bidatinze umugabo rwose yahageze kare arimo kwisomera akantu kagabanya stress ategereje mugenzi we ngo agire utwo amwibwirira. Nyagasani ubwo igitangaje nuko yanahamagaye rwose ari wa mupfubuzi ubikurikirana n'umugore we disi. Bimwe njya mbabwira ni iyo nshuti yawe rwose iri hafi mu buzima bwawe bwa buri munsi ujye uyibonamo abantu babiri rwose batandukanye. Icyambere ni izagukiza cyangwa se icya kabiri kazaba nayo izakwicisha. Niyo si tubayemo ngira ngo murabizi yuko na Yuda yagambaniwe na Yesu birirwanaga. Ubwo mupfubuzi yaje avuga ati bimeze bite se muvandimwe, kubamagaye igitaraganya ni amahoro? Dore mbese ibise ko bitari bisanzwe ra, watangiye kuzinywa mbere yanjye ntaranaza mwana. Ubwo undi yari ifite ibibazo kuko ntago yamusubije, maze umupfubuzi ati mani nsubitse diru zangiza zirimo amafaranga menshi kugira ngo nze ndebe wagwani, ngo bimeze bite se ko mbona utishimye? Umugabo ati wapi mani, gusa ari kunyihanganire tu, numvaga nkeneye umuntu nkawe ngo nyine angire inama kubera yuko hari ikintu gikomeye nifuza kuba nakubwira. Ubwo umupfubuzi ati wabaye iki se kandi mbwira mani, urabizi yuko mpora niteguye kukumva. Umugabo ababaye cyane ati nyine bisa nkaho ngiye kubyara umwana tu. Nuko umupfubuzi araseka arangije ati congratulations ahubwo bro, none se ikibazo ni iki? Ako kanya umupfubuzi ahita atumizaho ikindi cyo kunywa rwose ati muze mubaze bro wanjye ikinanywa rwose ndishyura, ariko akabona ntago umugabo yishimye na gato. Atari ko ufite ikihe kibazo, bite ko muntu utishimye? Umugabo yitonze cyane ati erega si ibyo gusa. Ubwo umupfubuzi kubera azi ibyo akorana n'umugore w'uyu mugabo atangira kugira ubwoba azi yuko bamuvumbuye ati ariko rwose ngenda arengana pe, nta kintu nigeze nkora n'umugore wawe. Umugabo ati oya ntago ari we ndimo ndavuga mani, wese ko kuri ibyo bintu wabikora kweri kandi twarakuranye tuziranye kuva no mu bwana mani, wewe ngufata nk'inshuti yanjye nizera, ni nayo mpamvu rwose mwamagaye ngo nangire inama. Nuko umupfubuzi nubwo babwisha ati none se byagenze gute ko nawe utari muranambwira? Umugabo ati nyine nta amahirwe yemeza yuko umwana uriya mugore wanjye atwite yaba ari uwanjye. Umupfubuzi ati kubera iki se ntago mwigeze muryamana mani, si umugore wawe? Umugabo ati nyine uriya mugore yatsabye yuko twashaka ukuntu twareka ibintu byo guhita tubyara, mu kubera yuko atifuzaga kubona isura yitangiye guhindana ngo beranga uyu umuntu abyaye ngo ahita ahindana ngo agasa nabi. Ubwo nyimara kumwumva naje kwita mubeshye yuko ngiye mu rugendo rw'akazi ndangije mpita njya kwifungisha ngo tutazabyara mani. Ubwo umupfubuzi yahise agwa mu kantu kiramurenga. Umugabo ati ndabizi neza yuko nifungishije kubera uriya mugore yambujije kubyarana nawe mani, ndangije mu kugaruka nzambwira yuko ngo atwite ngo tugomba kwitegura umwana. Ubu ngubu byacanze mani, ndimo kwibaza rwose umuntu waba yaramuteye inda bakaba barimo barashaka kuyingerekaho mani. Ubwo umupfubuzi ati ngewe rero simbyumva kabisa, n'ukuntu mwasaga nk'abantu bari mu rukundo rwose ruryoshye cyane mani. Kiriya kigore ko numva se cyaba ari ikigome, nge ntabwo numva ukuntu yakora ibintu nk'ibyo ngibyo rwose akaguca inyuma. Ariko kandi banagusabye koko mwamuretse kubyara. Ubwo muri ako kanya ikirahure cy'inzoga rwose cy'uyu mupfubuzi kikubita ku meza nabi, inzoga ikahita imugwaho. Nuko ahita akuramo ya saha yari yambaye. Wibuke neza yuko iyo saha uyu mugabo rwose yigeze kuyibona hejuru ya pisine cyagiye barimo baramuca inyuma bari mu mazi. Icyo gihe ntabwo yigeze bitindaho, ariko yarayibonye rwose anahita ayimenya. Arahiye sasa. Ubwo ako kanya bahise barebana mu maso, umugabo mu mutima rwose ati hanyuma nanyuma ngeze ku mwanzuro w'ikibazo nari mfite. Ubwo ahita ahaguruka arigendera, asiga avumbuye umupfubuzi yuko ari we wabikoze, uwo yitaga inshuti ye magara kuva mu bwana. Bidatinze umupfubuzi yagarutse mu rugo rw'abandi nyir'urugo adahari. Nuko ati hari ikintu ugeze umubwira? Umugore ati oya rwose nta na kimwe pe, gusa ariko numvaga avuga yuko ashaka kudutungura ngewe nawe ngo adufitiye siripurize. Umupfubuzi ati arahari se? Uzi ko ashobora kuba yatuvumbuye? Ibaza ariko ari nk'ikintu yaba yaketse. Ubwo uko bakomezaga kuvuga ntibari bazi yuko ari hafi aho ngaho arimo arabumva. Umugore atari ko tuza nta kintu yaba abiziho. Uriya mugabo arankunda cyane, ibyo